ndi tukaba yede umugabo yaba ari umuyede tukaba abafundi ibyo tukabikora turatwara imodoka turatwara amamoto wabonye hari ikibuza se nta kibuza kabisa ni wane ni kabisa kuba ari umunsi w'abagore uze yuko ari umunsi wo gusuzugura abagabo umunsi wo kumva ko nta kintu bari bukore oya ahubwo ni wa munsi wo kuzuzanya tukwijunditse amazi iyo yamize urapfa iyo yaciriye urasara bava ngo ukurusha urugo akurusha umugore turi kumwe akurode karame mugabo mwiza se mugabo mwiza dini ibintu byose babijagara hano wirwa gwicaye no nk'ubu wirukora iki dore mwiza meze neza shira ako disi garasa neza kibasumba ako ziko Imana nka mugore mwiza ifatanyije na President Paul Kagame nukuri ko Imana nka mugore mwiza pe se naguze ko umunsi ari umunsi w'abawari n'abategarugori koko ngo umunsi w'iki wabari n'abategarugori umunsi w'abari n'abategarugori uhurira he nawe umeze gute jameze neza none se numvise uyu munsi ari umunsi w'abagore kandi ndabona utagiye habuze icyabaye sheri nandi kwitegura nangiye kujyayo ngiye kujya nyine mu munsi mukuru w'abari n'abategarugori ugomba kunyitaho ugomba kumakeya kwamfasha imirimo nanjye nkaruhuka badoga muzehe rwasa amasuka mwese mwitaho ubundi nsanzwe nakwitaho ndakubaza ibigi bijagara yano bibiki nibireba hano ukuntu hasa narindi kwitegura ariko nawe wari kubikora kubera ko nanjye umunsi ngomba kuruhuka se ntabyizi ujyamva n'amakuru na radio ntibihora bivuga ahubwo nyine nanzi ko nyine utabyibuka ariko nazirikana abana yanjye ndabyibuka ibintu byo urumva nakibagirwa umunsi w'abagore naragushaka ubwo nanjye de byancanze kumusheri wanjye uramenye ntabwo nabyo ariko ndibutse utaza kunsiga uyu munsi turajyana nze kumva inama z'abagore ko harambwe ngo abagore musigaye mujya inama zo bakurwana ibiki numva ariko nkumva iby'uyu munsi iby'uyu munsi zabaye iki ni kuri Noheli menye ngo ndajya gusenga umunsi mukuru w'abari n'abategarugori mugomba kwita ku bagore banyu mukabafasha mukabaha keya imirimo mukayidufasha umva umbwire wa mugore we rero ibyo bintu uri kumwe ngo ni umunsi w'abari n'abategarugori mu muco wacu wa kinyarwanda nta mugore afuta zangera ibere mu gahanga ndakwiyamye cyatwemva utaza kunzi igihe ugendereza kumbwira tujyane shashe ngi kwitegura ahubwo okay nanjye reka ninjire mu ntuza ndeba gakote nze tugenda ariko utansiga dore ndaje gira ndaje sibyo bintu byawe biracyabaho ndakwiyamye ibyo by'abagore ngo naze naho ruva n'ubusutwa n'amagambo n'ubushinze turasiga wambara amapantaro ubundi ngo bivanyeho ibigi bisa abagore iyo bagiye kubaka nibambara ipantaro wagenda hejuru y'igiko wambaye ijipo nubake se berekegwagiye gusa hako ubundi umuntu arashatse cyane aherekeje abandi warashatse ahubwo washatse neza reka nkubwire ibyo bintu je ntabwo ndi kubyumva neza ngo by'abagore ndashaka yuko ugomba kugoma ku mugore ufite umuco wa kera urumva neza nubone ngo nuko nanyoye agacupa erega nta n'ubundi singusuzugura nese hari imirimo nakora sinkubaha ariko niba ari uyu munsi umugore yahawe ijambo tugomba kwitabwaho n'abagabo bacu niko bimeze umva mubwire nje bitewe n'ibintu uri kumbwira mbaye ngiye ariko ngaruke nsanga ibi bintu wabi hari abandi bagabo bameze nk'anjye batatu nshaka kukumvisha nkuko mubibona uyu munsi twaje mu munsi w'abagore twicaranye n'abamama hano n'abagore bacu n'ababyeyi bacu bose muri kubabona hano si abacu namwe ni abanyu hanyuma twari twaje kugira ibyo tuganira nabo bicaye ku munsi w'abagore turabizi neza ko hari abagabo batumva ikintu na kimwe ku munsi w'abagore bumva ko ari ukujya kurumba ari ukujya mu bushajwa bw'abagore hari ibintu biri hano hanze byinshi byumvikanisha ko bataba bagiye kuganira ibyubaka u Rwanda ahubwo baba bagiye gushaka ibirusenya hano nicaranye n'umubyeyi nagira ngo ntangire mubaza mama wenda si ukubahuga ariko twashaka gutangira tubabaza amazina yanyu yitwa Bagahirwa Marceline ese mama niki wabwira abantu bumva ko igihe cyose mugiye mu munsi w'abagore mama mutagiye gushaka ibyubaka u Rwanda ahubwo mama mugiye mu bushajwa no guta umwanya wababwira iki ndashaka ugira icyo ubabwira abo bavuga ko tuba tugiye mu bintu by'ubujajwa n'ibindi baratubeshyera cyane umunsi w'abari n'abategarugori ni umunsi twahaye agaciro
kuko umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame yakoze neza cyane ashyiraho kugira ngo abagore nabo bamenyekane mu gihugu, baba abantu, baba abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Yego. Buriya tugiye mu munsi wacu twizi kuko tuwukora rimwe mu mwaka. Yego. Tuba tujya kureba twageze kuki. Ese ingo zacu zubatse ziti. Yego. Ese abaturanyi bacu tubafashe duti. Yego. Ese abana bacu twabyaye tubatunze duti. Yego. Ibyo bintu rero turagenda twahura bikadushimisha cyane. None iyo tugiye tufite n'abafasha bumva ko umugore ari umutima w'urugo. Yego. Urumva biba ari iterambere rikomeye cyane. Yego. Dushaka igihugu cyacu gitera imbere kuko umugore niwe mutwe w'igihugu. Ko niwe ubyara abantu. Yego. Ubaye mubi havuka babi. Yego. Ukoze bibi ingo zaba mbi. Yego. Nuko biri rero uyu munsi turawishimira cyane kandi tugashima na nyakubahwa waduhaye agaciro. Yego. Ngira ngo urabona abagore dusigaye tujya kugikwa tukubaka, umugabo yaba yagiye ari umufundi tukaba abayede, umugabo yaba ari umuyede tukaba abafundi, ibyo tukabikora, turatwara imodoka, turatwara amamoto. Wabonye hari ikibuza se? Nta kibuza kabisa. Ni wane. Ni kabisa. Hano nikiranye n'umugabo nawe nkuko mwabibonye nta kintu na kimwe yumva ku bintu by'umunsi w'abagore. Nawe ndagira ngo agire ikintu atubwira kugira ngo wumve n'ibitekerezo y'abagabo bari hano hanze batekereza ko mwagiye mu guta umwanya no kuvuga ubujajwa gusa nta kindi kintu cyo cyabajya kuko turicaranye hano umwe muri bo tutari twaje kure. Kemo wagira icyo tubwira ku munsi w'abagore? Jewe rwose naciye hirya no hino n'ubundi mu mudugudu mu nyita bawuneye ngo nige hoza umugore wanjye ku nkeke na n'ubu ngubu na n'aka kanya simbiyumvisha ukuntu umugore tuzajya ku rwego rumwe nambare congo nk'iyi nawe ngaza yambare. Yego. Njye ngo kugikwa nawe ngakigeho. Yego. Noneho ngeze mu rugo nsanga nta nubwo yatetse ngo ni umunsi w'abagore ngo ninjye urateka. Ibyo ntabwo ugomba kubyumva cyane. Urumva uno mubyeyi n'abandi mufite byinshi byo kunyumvisha kugira numve ko nahinduka gahoro gahoro kuko byanze bikunze nk'iki gihugu harimo abagabo yemwe n'abandi. Yego. Bagifite ibitekerezo nk'ibi byanjye. Yego. Njye numva yuko uyu munsi w'abagore nimba barawushyizeho bagomba gushyiraho n'uw'abagabo. Natwe tuvuga dufite icyambere cy'igituma mvuga ibyo turakubitwa buri munsi kugira ngo mubibona ku mavideo abagabo bari gukubitwa mu mihanda. Yego. Ntabwo bibona se? Yego turabibona ariko ntabwo bivuga ko hari n'abagabo bakubita abagore byihishe. Ibirego byinshi birimo n'iby'abagabo bakubise abagore bahohoteye abagore. Abagore harimo abatumva. Yego ntabwo ari bose harimo n'abatumva. Umuze nk'uwanjye arumva. Niki kikubwira ko atumva umugore wawe? Ibirego mu nama se buri munsi ni mu byakira. Turabyakira ariko nawe twasanze ufite amafuti harimo n'urwagwa rw'inshunwa kuko urwagwa rumaze kukurenga rwaragize. Ariko tutari twaje kuri hano inyuma yanjye hari undi mubyeyi. Mubyeyi ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu badukurikiye kuri gutubwo, ndagira ngo hagire icyo ubabwiye kuko biragaragara ko hari abantu bagifite imitekerereze ipfuye. Fata kano kamikoro kugira ngo abantu baze kukumva bataza kugira. Ndagira ngo ugire icyo ubabwira abantu bagifite imitekerereze yuko iyo mwaje hano kwicara nk'ababyeyi cyangwa mu kagoroba k'ababyeyi cyangwa se ku munsi w'abamama nta kindi kintu cyo kibajyanye ngo mugiye mu bushajwa bwo kuvuga gusa ari ukugenda muta umwanya muvuga ubusa gusa. Ndagira ngo ugire icyo ubabwira. Nibyo mwavuze nibyo na mama bavuze nta kindi warenza. Okay, kamerama tutari twaje kure hano iruhande rwanjye hari umukobwa mwiza w'ikizungerezi nawe nagira icyo atubwira. Wowe utekereza iki ku bantu bavuga ko umunsi w'abagore ari ukujya guta umwanya ngo mugiye mu bushajwa shana? Narabivumbuye uba mugiye kuvuga yewe ngo muragenda mukavuga uduhungu ngo mukavuga utugabo ngo tutazi kubaka ingo ngo mukajya. Barabimbwiye nabyumvishe ku makuru y'abamotari. Gira icyo bimbwira. Oya ntabwo ari byo baba bagiye mu nama z'umuryango bakaganira nyine no ku bintu byabateza imbere. Ahubwo icyo nashishikariza abandi babyeyi cyangwa abari kwegerana nyine kuganira ku byateza imbere nyine u Rwanda cyangwa nabo byabateza imbere. Abo bagabo bumva ko kuba bakora imirimo yo mu rugo atari byo
dukwiye gufashanya, ibiri ngombwa ukaba wabikora nyine, ariko n'umugore ntabwo yakabya. Iki ni cyo namubwira. tutari twaza kure, reka ngaruke kuri uno mubyeyi wacu. Mubyeyi, hano twabasanze mu itsinda, ndagira ngo ugire icyo ubwira abagabo bavuga ko iyo mwaje mu matsinda nta kintu cyabazanye ari ugutarama abantu gusa, kuko twabonye ko rino tsinda bishobora kuba rifite ibyo ribafasha byinshi mu buzima bwawe. Niyo twagize ibyago umuntu wacu akatuvamo, urumva turatabara, dushaka isanduka, tugashaka imodoka imutwara, urumva ko turafatanya, kandi aya mafaranga tuba tuzanye mu itsinda n'abagabo bayafitemo uruhare, kuko hari umugore udafite akazi ariko umugabo akaba afite ikiraka, yabashije no kujya guhinga akayazana akayamuha. Icyo nashaka kubwira rero uyu mugabo uvuga ngo abagore ngo iyo bagiye baba bagiye mu bintu byo kuvuga ubugambo, bavuga abagabo cyangwa babagambanira n'ibindi, umva inshuti muvandimwe, iyo usoma ku gahiye baravuga ngo inzoga n'imfura ikanyobwa n'indi, jya ukanywa neza utuje, hanyuma nugera no mu rugo ujundika amazi, kuko iyo ujunditse amazi, iyo uyamize urapfa, iyo uyaciriye urasara, ariko iyo uyajunditse amahoro arataha mu rugo, kuko umugore niwe mutima w'urugo. Baravuga ngo ukurusha urugo akurusha umugore. Turi kumwe? Niwinjira mu rugo ukabwira umugore uti sheri wiriwe, uzabikore bwa mbere, azasohoka mu nzu, yaba ari mu gikoni yaba ari mu nzu, aza guhobera yishimye cyane, avuga ati umugabo wanjye yankunze, kandi ibi bintu nibyo nashakaga, nibyo naje gushaka nshaka. Kuko umugore ava iwabo hari ibiryo, hari n'amafaranga, akanaza iwawe utunzwe n'ibijumba urisha imboga, kandi wowe yaryaga inyama n'amakaroni. Ariko icyo aba ashaka ni iki? Ni ukubaka umuryango, kuko umugore adahuye n'umugabo ntabwo umuryango waboneka. Umugore rero ni umutwe w'umuryango nshuti, turabyemeranywa. Umugore numufata neza, ukaza waba wabonye amafaranga, niyo wagura akantu k'agasengero kakazana utya muri envelope, kagahinda wamuteye imyaka 10, uzaza n'ubwo uti sheri akira kano kantu, ejo hazaba umunsi w'abagore, aka kantu uzagenda ukambaye, azaguhobera, ye umva reka kubwire, azakuwagira ubu wese anagusige n'ubwanwa bucoge. Bata peace. ariko mukecuru azi ubwenge, fata umugore neza, azakubera mwiza, ariko iyo umumokeye arahamuka. Yego, tutari twajya kure, hano hari mushiki wacu nawe agira ngo agire icyo atubwira, aragafite nta kibazo, agira ngo agire icyo atubwira nk'umukobwa uteganya kuba umugore, cyangwa uri umugore ndibeshye, uri umubyeyi, murambabarira kubona nimbise umukobwa, ariko ndagira ngo tungana gutya, turi abakobwa tugifite ababyeyi, bafite abakobwa, papa wawe na mama akwita umukobwa wanjye, nawe w'umuhungu ugifite ababyeyi barindwi, ugira imyaka 80 ukiri mwana wanjye. Yego, muhungu umwana mu rugo, umuntu areka iryo zina atakigira ababyeyi barimwita. Yego, ndagira ngo tuganire, uriya mukobwa nawe agira icyo atubwira. Nababwire twakubonye uri gutongana n'umugabo rwabuseke, cyangwa ntabwo ujya mu munsi w'abagore, kuko nawe yarazi ko ugiye muri ayo matiku n'iki. Ndagira ngo nawe ugire icyo ubwira abagore bagenzi bawe bitwaza ko baje mu munsi w'abagore, cyangwa mu bindi bintu by'abagore bibateza imbere, bakagenda bitwikiriye ibyo bagiyemo, ari ayandi mabi bagiyemo. Icyo nababwira abagore bagenzi banjye, ntabwo kuba ari umunsi w'abagore bivuze yuko ari umunsi wo gusuzugura abagabo, umunsi wo kumva ko nta kintu bari bukore, oya, ahubwo ni wa munsi wo kuzuzanya n'abagabo, tukabacira bugufi za nshingano tutakoraga neza uwo munsi tukazikora neza kugira ngo bishime. Sawa, dusoza dore imvura iraguye, twari turi umunsi w'abagore. Yego rwose, abagabo bari bafite ibibazo bimeze nk'ibyanjye, mubisibe mu mitwe yanyu, babisibe abagore badusize, ahubwo tubisunge bateze imbere, turaje dukore n'ibindi, turaje tubahe ibindi biganiro kandi byubaka u Rwanda. Ibi ngibi gusa ntabwo birangiriye hano, muze kuri gutubwo tubahe n'ibindi biganiro.